iki ngiki njye nicyo ni nacyo mama yanguriye ngo nzagikuriramo kandi njye ngikuyemwo naba musuzuguye iki kuva nakura ntaho ndagikuramo kera amafaranga gaguze Yesu nanje nshaka nko kuzakura nk'umuntu w'umuyobozi komera gitifu we komera sha oya da nawe uri shaho nurumbaga mworubaga rutumye mbivugaga akenshi nshakaga kwituma mvuga ubusa Mwanje kukwiriza ikaza none ngushimira mukunzi wa KJ Pro TV aho uherereye hose kumubwire ngo amahoro y'Imana abane nango dukurikirana aho muherereye yaba muri Amerika ndetse mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byose biri ku mugabane w'Uburayi. Reka tukubwire ngo warakoze ukana subscribe warakoze kubana kugira ngo ujye kurikirana ingano byinshi entertainment na shows zigiye zitandukanye. Uyu munsi nago turi kurira muri Amerika aho twayekeje iminara yacu mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo no tubereke aba comedian ndetse n'izindi mpano zitandukanye. Ninjewe ke Professor Engineer Dr. Madwari Kadorari muri Rwanda kanya ugiye kuba wabahera show. Meze neza ariko. Uze kuvuga izina ryawe ukagira ngo uri kubwiriza. Emma ariko uze kuzanjana ni Kigali iki gitenge umva ko mama baga umusitari iki gitenge mama ntaragikenyeraho yes n'ukuri aya nabari tu hoya ta iki ni igitenge kinini cyane yes n'ukuri iki ngiki nje nimbaga umusitari nzakigurira mama mukomere bari mu Rwanda Amerika bamwe bavuga icyongereza nje rero nanje ndakizi icyongereza nk'iyo ugiye kuvuga ngo kujya mbasuhuza kubasuhuza good morning teacher ese n'abarimu ese ntariko basuhuzaga badusubize ubwo wabona uri nk'umuntu wari uri kumbwira nti gusuhuza na no kuvuga nti fine thank you ngo niko basuhuzaga ndeka basuhuzanya fine good morning teacher niko basuhuzaga abana warumeze neza ariko reka manze mabwire nje muranyibukaga mbagana jye ubundi niko banyakura ariko ugu munsi uyu mugabo none yanjanye hano niba ari mu ijuru niba ari hehe bagiraga umurengwe bazanye uburiri muri salo twe wacu ubundi twicaraga ku muvure none mwe mwicara ku buriri ndebera mbe ndebera akariri gatonya ndebera akariri gatonya ubisaka rero bakarya uyu umuseguro nawe uryama hose nakariri ubwo nyine ni nk'uburiri bunini bubaga butari bwakura akandi gakura kazaba nk'imatora mana yanje ngiye kurya solo nabibona ntabona ko ibintu ari neza cyane ubona ko ari ubutamu komera rwose yari bumeze neza ariko ubu yari bumeze neza ngo n'ubutayu ibintu ni ubutamu ku bantu badukurikiye reka ahantu h'ubutayu nta mazi gabaga gahari ubwo uzaje urakura n'umusheri wawe ngo ngusaga nk'ubutayu gusa ubwo ni umutombe ariyo mpamvu rero babwira ko tugikomeza kugira ngo show mubashe kuba mwayibona imeze neza kugira ngo nyine mumeze ishow numvaga babivuga mu filime honyine none nanje ubundi kuja mu mashow ubu nawe utangiye kujya muri show ariko nje no mu ijuru nahagiye ku ibi bintu byo nje ndaza kubivuga kuko studio zacu zimeze neza nyine tu studio zacu zimeze neza tuganiriza abantu ibintu bikagenda neza studio hano habaga mu studio neza mukanahajyama noya hanaho dukorebwa na ubu buriri ukuntu bimeze izi bazita intebe nizo mwicaragaho twe twicaraga kutubaho tumwe babazaga bagacora bagakubitiranya bagashira hariya hirya tukira aha rero abadukurikiye bashaka ko batari kwemera ko uri umukomedian ngereza iminota 3 ubanza usetsa abantu badukurikiye oyanje nta bintu byo kubasetsa ahubwo reka niyakurira umuranzanira ibira nje munini ndakubwira nti nje ntaho nkundaga ibintu byo kuvugaga ntari nirira nje ari n'umuntu nayi command yo kuzana ibiraha reka mbanze mwakure haro niba se nje ndi najyuwa none nani nje wari wakwakuye nkubwira ngo unyendera ibiraha
wari wambwiye ngo ugiraga ibiraha birimo ibirayi ukagira n'ibirimo inyama. None se nta biraha ugiraga birimo amateke? Nje nibyo nkunda. None se nta birimo amakaroni? Yada umuceri se? Nawe urigiwe nini uzave ku muhanda ngo zo waba utaragira nk'ibiraha bimeze uko ubwo wavuga ngo abantu twe tujyaga ibintu by'abapado. Izo nyoni zo muri Amerika mwa nanjye nsigaye ndi uwo muri Amerika. Amerika yimusa Amerika Amerika hamwe bavugaga icyongereza ngo buri vingi umuririmbaga indirimbo z'urukundo buri vingi. Umwe ugahogozaga ngo ndagukundaga umuhwina agira baga nk'ubye nk'ubu nje ari nge wamwakuye atananyendeye ibiraha byanjye. Yawe tukiraho kugira ngo abantu bari kudakurikira bideze muri show neza. Ugiye gukangurira urubyiruko ku bakobwa kwirinda inda zitateganyijwe. Inda zitateganyijwe kuzirinda ku buryo uratwereka ugiye kumukangurambaga. Njewe nkavuga ni nanjye ubwa rimwe mbaye nk'umuyobozi nje najyuwa yoboraga isezerano nako ubwo ikanguraga abantu bajyamye bakava gusambana. Ubwo ngiye gukangura abantu aka kanya bajyane bave gusambana bareke gutwaraga inda zibaga zitateguwe. Ubwo nabwo ndakura gitifu w'umurenge kuko niwo bagushinzwe ibyo musabura uburenganzira. Komera gitifu we. Komera sha oyata nawe uri shaho ubaga umuva komera fandi gitifu. Ntuzapfunge n'ukuri kw'Imana ntaho nkundaga kubivuga n'umuntu turi kumwe ubinyoheje ngo oyata nako nurumbagamwo rubaga rutumye mbivugaga. Akesho nshakaga kwituma mvuga ubusa ariko naho nkundaga kubuvuga n'ukuri kw'Imana ntuzamfunge. Ubundi nje naringiye no kukwibwirira ngo nje ndagufasha gukanguraga abantu bari gusambana. Nkaje ndaje nko ku rugo rumwe bari gusambana nkakomanga nkahita mbakangura. Nkaje no kurundi nkabakomangira nkahita mbakangura kuko ngo nibyo biteraga inda. Hajye ubwo gusambana biteraga inda. Nako ubwo kintu babaga bari gukora bari gusambana. Nyine gusambana ubwo umuntu abaga ari gusamba n'undi akabarasambye bagahita bagongana bagahita basambana. None bamara gusambana baba bagonganye inyama ivuye ku muntu umwe ikahita iva mw'umwana hakahita haba umwana. Ubu nanjye niko navutse wabona ari nkaho yagonganye na bisi hakavaho ikimanyu nanjye nkahita nza. Nkubwo nkahita mbaga nk'umwana w'ibi uyata ubwo ndi umwana wa mama na papa. Ubwo niko naringiye kuvugaga nuko nyine iyo nagisere mitagamera nkuri nje sendi moto. Ubwo narindi kukubwira nitubabwire. Nazere kamanza mbwire na sheri wanjye uwo mukobwa wenda mutereta. Mushire ku ifone. None Norine we. Ko numvisha ngo nawe ushaka kuzatwara inda basi perime warayibonye. Uzatwaraga inda nta perime ugiraga. Ibintu byose byo gutwara bizabaga kugira perime. Oya nukuri da. Arankubye nje nta mukobwa nkundaga. Yo nshize mwa nk'abakobwa bahitaga bankuba. Gahita kavamo. Jamani cyangwa dukurikira sasa bumvishe show tugiye gutangirana. Ishow. Bumvishe uburyo tumeze muri kano kanya. Abantu badukurikira cyo bavuga ati se koko uyu muntu uko twumva ari kuvuga nk'umu comedian tuzi ku izina rya Nsabi. Nsabi. Uramuvuze mpitangera ngo agiye kongera ze kumvura. Buransabi avuraga mu mutwe. Nawumvaga bamwakura dogiteri. Nje hari umunsi gumwe nigeze kurota nasaze.
oya nako nari nasaze none araza kumvura akaja arantera ibishinge byo ku kibuno teraga igishinge avugaga ibigambo ngari kumvuraga ibisazi teraga igishinge avugaga ibigambo ngari kumvura nanjye umunsi kumwe ndavuga nti ibi bitaro yanjanyemo ngiye kuzabicika ngiye ibintu byo kunjombagura ibyuma kunyo mu gitondo cya kare ndakangukaga ngenda gake navuga nibi bitaro nje ndabicika ngeze ku rugi mba nkubise umutwe ku isariri mba ndakangutse ariko ubundi nje ntankundaga ibishinge biba bigukozeho nahise nkangukaga mu bijyanye no gukina komedi zawe wigize hari amarushanwa wigeze witabira ajyanye no gukina komedi gukinaga ikomedi amarushanwa nagagiyemo i Musanze ngajamo i Huye ndatsindaga mbo ndazamukaga baranyakura barambwira nti ngwino hano murare nukine naho bo hari abantu b'abapatoro ubusanza bitaga Kene Duramuzi ukinaga ifilimi umugiraga ubwanwa bubaga burimwo amashuka g'umweru oya ubwo n'umusatsi g'umweru abaga arimo umusatsi g'umweru abaga hari nari nesano byagenze gute wagiye mu masanwa wagiye marimo na Art Rwanda aho ndahabaga cyane aho najiyeyo ariko kubera ngo nje nkundaga kujyaga cyane twajeze aho Kigali nyine abana b'i Kigali bataga bambwira ni rero ye muhungu wowe wo mu cyaro iwanyu habaga n'ibiryo ariko aho Kigali hamaga ibiryo bikeya buri Kigali baruraga bikeya mwarura rusuperi muzana ngo buri wese aje arisaturiraho kamwe iwacu umuntu barumuhaga ari umwe none nje barambwira ni twebwe duharire noneho dukorera amafaranga banza habagamwo n'amafaranga iyo batsinze barambwira nimbaharire babanje babona amafaranga nanje bazambwira nyuma nukuva iri kumva ko watsinzwe jewe oya gutsinda nese wagize usetsa abajaji naramusekeje arambwira nje noneho narajiye mbesha umuntu uza nanje mba ndinjimba ndababesha ndababwire ni nukuri kw'Imana muza mutabara umuntu wari uvuye kuri stage ahisa ko hari igicuri haramujende mu mutabara uri kumva noneho cameraman atangiraga kuzinga kamera umujaje baramvumba yagira ngo atazanga ndi kubesha habaravuze ni buriya mu mutima nta kuntu atarari nko kuvuga ngo iyi mbisi ikinaga na bene wabo hahitaga nyotsa kandi nabyo nari nabipanze nzi ngo nje kwenda kubatungura bahite basekaga none umuntu uza we yanga kubimenya ahita agazinga kamera agira ngo nibyo nje naje ndisere nigize nk'umupa ndababwira ati mwokana mwe muri gukangaga abantu ku buryo bari kugwara ibicu dore umuntu sohotse none ajyamye hano hanze urufuzi kwaje batangira kuzinga ariko kwababeshye makuru y'igihuha ariko noze ibintu uvugaga we byose bibaga ari byo ubuze ko wambwiye ngo ndajya bunariye yawe urananyibukije nutama ibiryo nje nawe ndongera kuvuga baragushakira ibiryo mukanya baraza kubiguhereza mukanya genda biguha nje nacyo ngukundira rata njewe ufite n'izina nk'iry'abakobwa beza ese ajya nitwa nde witwa Gakeri umukobwa uzitwa Keri bakariya na bakira kira uriya w'inzobe cyane ariko ni muguvi we n'ukuri muremure abaga ari inzobe nawe usaga nkawe kubera unyemereye ibiryo uramweze mubaga muri nk'abantu beza buriya biraza kugenda neza muri Art Rwanda guturuka wenda mwakuriye Musanze turahava naho nje no gukorera i Huye hose ndatsinda ariko ngeze i Kigali bahita bambwira ni ndababesha i Huye uri i Huye ni bihe bintu performance muri Art Rwanda Art Rwanda kari byishira ibintu byo kuvuga ganje kubera ngiraga umutwe mutoya barasinzi niba wabibonye ugiraga ibyumba biceya buriye icyumba kimwe kiba kirimo ibintu nekerezaga byo kujya akaba ari nacyo kinini cyane nono hano kw'Impanga habaga hariho ibintu ndi gutekereza ngiye kuvugaga mbo nono hano ku gice cy'inyuma ho habaga hari gutekereza nk'umuntu baga waramba baje wenda nk'abantu bose nakuraga ngo ndabakundaga cyane bagahita barambwira ninjye ntaho bankundaga ngo nje nduwa mu cyaro ngo ndacyari n'umwana abo nkabo babaga bari aha ngaha
noneho rero ibyo byo kuvugaga ibindi byose kandi umwanya kubaga ari mutoya. kamwe mu kantu wakoze ihuye kagasetsa bamwe ukabona n'abafana bicaye basetse bagasekaga n'abandi baje urabasetsa ubona baremeye kabisa. ariko ubwo nimba ikora urahita umubwira nk'abantu bose banyanze uhita ubazana. ndabazana pe bose urahita ubazana. ubwo reka mbanze mwakure umwe rero uhita umubwira uhita utaje urambesha. ntabwo tujya tubeshya twebwe. Yego sheri ninajua hoya naho ndi kurira ahubwo nuko mbaga ngutekereje nkarira. none se ko yata ariko nawe ntukaje uransereza wenda nombaga uwo mu caro naho nzongera nkaba nk'umunyamuji uzi ko najiye n'i Kigali. najiye kwa Keri umwe ubwo ndavugaga oya ntahari Keri umwe ugongaga nyine mu mirima ntahari we n'ubundi w'i Kigali we agiraga n'imisatsi zishyorongotoye zimeze nk'amakaroni kagandi tuja turajya ku bunani. none bureka nkubwira ariko bari kumbwira ngo ahantu hose uri kugera uri kugenda uravuga ni naho nshoboraga gukora akazi. jeri naho nkoraga akazi ugira ngo nkora akahe basi se naho ntashobora no gukoropa nkaja ndagukoropera. kusambanaga yanje naho nsambanaga nukuri kw'Imana nukuri gusambana byo naho nabishobora kereka niba umuntu abikoreraga nko kwinuza kw'isahani akabikorera nko kw'isahani. oya nje ku buriri nanje njongezo ndiryamira nukuri kw'Imana. oya nukuri sheri we baze reka nkwereke wenda naho nzongera kurya amasahani 8 y'ibiryo nzaje ndarya abiri yonyine nzaje ndanagusigira nzakomezera n'ikariso bazi. Mana yanje ubundi abantu bose guca banyangaga abantu bose baranyangaga ngo ntawe umenyaga gukora akazi kandi ubundi mbwira wewe ubaga uwo mu mujyi byose nabivuga kambwira ndindi uwo mu cyaro nka buriya nje nikambwiye nese hari abantu tukiberagiye ko hari mu rugo ni he nurukaga i Musanze. Musanze Musanze ku kintu kijanye n'Imana rero muri hejuru cyane ku kijanye n'Imana Musanze muri hejuru cyane namwe i Kigali ku misatsi mubaga muri hejuru cyane mugiraga imisatsi zitandukanye neza abandi izo misatsi urabona zimeze nk'ize wacu twogwacu ntaho gukuraga ariko wajyanga umenamwe ibiryo mwa cyangwa nk'amazi wogesheje nk'amasafuriya ugasoka mu musatsi kugira ngo gukure nabwo gube gwariye. Musanze ko ibirayi bimeze neza cyo usanze ngo murya ibirayi abasaga bari so nukwarurira ku rutaro se gutari wambye ngo nagukandagiye ico mbabarira naho nari mbizi ariko i Kigali oya Musanze tugiraga ibirayi mana we burabaga n'ibirayi niho nigiye kujya ibira buranafataga nk'ibirayi 10 byose nkabishira mu kanwa ariko nzanira ibiryo nkwereke ibiryo byo barabikuzanira ibiryo barabikuzanira turareba ukuntu bimeze reka turebe umutetsi akuzanira ibiryo mushaka kurya uve kudakora nka bya bintu mukoraga i Kigali buriya muzana agasuperi gatoya ugatangira ngo buri wese arajyaho mukaja muragabanyamo ngo buri wese arakuraho uduke buri wese arakuraho utuntu nje nka kiramuzana nje ntakijya ngenyine njyewe ako nagwakimana nukajya ukabye Musanze reka muri kibirayi rega njyewe burandi munyakazi uzi ko cyera ndi umwana nubakaga inzu zo mu byondo ubu maze kugira zingahe inzu se nje nyine ubu ntangiye gukora ngize imyaka 7 ubu ntaho naba nyubaka ariko buranyira umwana nubakaga igihugu kuri aho umuntu abaga ari kubaka nk'inzu ahubwo ikibazo inaho mugeraga tekinoloji waruzi ubwo ushaka ubuntu uzi na Ministre w'umuco na siporo Ministre w'umuco na siporo bamwitane umuco na siporo Ministre w'umuco na siporo ubwo gukoraga siporo no kujyama ku muco Ministre w'umuco na siporo ubwo nari ngize ngo mbajije nk'umuce gura abajyamaho hamwe na siporo ziba
minisitiri gwayo minisitiri sobwo nje ariko waranze muhamagara umubaze arakoze minisitiri gerageza umuhamagara twumve minisitiri nagakoze oya njaranze da nagakoze muhamagare weho ni weho muziranye nje naho muzi urumva ko atakuzi wowe njaranze turaziranye kandi nanjye njamubona minisitiri nje minisitiri hari umubonaga ajya ngo wiki minisitiri w'umuco na siporo nje minisitiri w'umuceraranze ni umuco minisitiri w'umuco na siporo umuco na siporo ubwo kari kansoke ariko na waranze harya witwa ndi nje mbaga najyo uje kwendeba mwaho mwifone na Joan ndo ari kwise byaturutse hehe najyo njobora nta kuntu atari nka mama warinyise kuko buriya mama nawe uriya abagabo nandi nka najyo niyo mpamvu buriya banyakuye najyo abakana byandikaga abandi babyandika ngo barakwakura nyine twe niko tuvugaga twe ubagari nko kubwira nk'umuntu ndakubwira ubaguri kumwakura nyine nk'uyu muntu ari kukwakura ati ngo ndaza kukubwira uhita umwakure ni ndaza kukwakura ndaza kukwakura none nanjye nge mpamvu ndi no kugusobanura tangiye no kumenya n'imico z'inaha imico z'inaha none hari ikintu cyambayeho mwokaramamwe kubera ahari mu ijoro njyewe abantu b'iwacu tubaga turi ibihwinini twese turebaga mu ijoro tukabona iyo amatara ari kwaka ngo ni inyenyeri none nigereye inandebye hakurya mpita nzibona nazigezemo nazibonye inyenyeri tubonaga turi iwacu nizo zibaga inaha i Kigali nazibonye musaza nyenyeri zihabase makashwe tuzirebaga ahantu hejuru cyane mu ijuru ngo bufite ibirunga i Musanze birabirukaga neza bingahe ibirunga se bibiri bitangwa iki ndi kukubwira ibyo nicaraho ndi gufata nk'akayaga Sabyinyo bo hamwe na Kirehe ibirunga bisi ariko cya Sabyinyo urakiza kimeze gute kigiraga amenyo kameze nk'agadora imbogo oya Joyeuse kiriya kigiraga amenyo nk'aga Joyeuse umwe umusheri wa June kirazekaga cyane ariko numvishe ngo Joyeuse arukaga no mw'imodoka garukagamo kandi niko bavuze niyo makuru ufite nta makuru ko ngafite buranje menyanaga n'abanyamakuru ariko se buriya wabonye abereye kuba yakundana na Nuzara na Junora na Juno iyo barebye ubona bavamo couple ahubwo hari uwundi muntu nabonye mu birunga iwacu baberanye ntuzi uje nko ku birunga hari iwacu ujeze muri rompu hano hari ikigabo kimeze gutya babumbye kimeze gutya cyari ikintu kibaga gishushanyije kwinuza kw'imodoka za Sikoro uriya we niwe baberanye abaga afite n'amatuza we yaje aranamuterura yajya aranamurinda uriya ahubwo azaje iwacu nje nzamwijanire mu birunga abari hazaje arakorera areke kuja yakura Jono namukundaga cyane Emma nanje utagiraga umuntu dukundana we nanje ariko buriya hari n'igihe ntuza nkunda nuko yambuze ngo abimbwire nka nuza nka Shadibo buriya hari n'igihe nkunda kandi mwaciringa mwaciringa guciringa gase ndabizi ariko guciringa nyine guhuza tu guhuza mugapanga twabihuza da nkaje ndafata umugozi gumwe nkaguzana akaguzana ugundi nanjye nkazana ugundi tugahita tuguhuza tugahita dukora nk'ikintu kimwe tukaja turagusimbuka ninjoro tumaze nko kujya nuwe musitari hano mu Rwanda uba wumva ubonye amahirwe ushobora guhura nawe umusitari bundi bwa mbere na mbere njyewe nari natekereje guhuraga na Kiramani nabwo kubera yaragiye gukora ubukwe kugira ngo nje ndirire ibyo bashigaje ubukwe bwanabaye umunsi nyine najiyeyo ariko kwa Muceri navugaga batumye ntaguye wagiyeyo najiyeyo noneho umuntu wari uri imbere yawo arambwira nti nyereka nimero ziwe nimero mpita mubwira nti rero nizi phone yawe mba nzirebyemo mba ndazimweretse wumva kuntu umenya ubwenge
mbo abaremeye ndinjira sininjiye mpita nsanga ninjye ngenyine wambaye nk'umwana habaga hariyo n'abatsabi n'abande bose tsabi batinda mwakure mba namwakuye ndikomera cyane ati se ko waje wambaye nk'igiwinini waje mu biki manje narinzi nje kwerera umucere ko nta narinzi ukuntu mwese mwambaye baba baranturumbuye ngo nambaye kuko ubonaga nambaye nabi mana yanjye oya nje nukuri ariko reba ariko turi baratubwira nuko ryo wambaye bahita banturumburaga ngo nje nawe intuze nawe nambaraga neza kandi iki ngiki nje nicyo ni nacyo mama yanguriye ngo nzagikuriramo kandi nje ngikuyemwo naba musuzuguye iki kuva nakura nawe ndagikuramo ariko ngo nje ndiko narambaye neza ngurata we ubundi ubaga n'umuntu mwiza ubundi wobaga n'umuntu mwiza umenyaga no kureba ibintu bigezweho we wambaye neza nje nambaye neza nambaraga neza cyane ngura nuko utatwerereye urabitwaje akantu gutanga se basi njya ngira amafaranga ariko nese ukura musaze n'ikiro cy'ibirayi basi ahubwo zubwo kubatwerera kuko byo ntibyari bihagije kubarira ibiryo bagiye kumena koko mwabantu mwe hari umukwererano urenze uwo nguwo erega buriya umuntu abaga bakuriye n'umwanda mu rugo brase batetse ubu giswa bikuru ko batetse inuza parawuni muceri bitaga parawuni gw'abasilamu parawuni gw'abasilamu ipirawo nuko ngo ahubwo nje nuko ari ibyo mashaka kuvuga none kubera bikururanaga nkahita binanira kubivuga ariko ninjya kwiga nzahita mbimenya uzahita ubimenya kuntu babivugaga tugana ku musozo wo gusoza ikiganiro cyacu kuko dore ko ikiganiro cyacu twajya hariye kuba twashimisha abantu bashobora comedy n'ibindi ni igiki nutwe dushya abantu bagiye kwiteka ku bantu mukina comedy cyangwa abantu biteka ku abantu utuntu dushashe nitwe dushasha abantu mukina comedy muri gutegura uyu mwaka ko kuba mwahereza abantu njewe nuko reka nkubwire banza umbwire uje nko kuvuga ini amaso gose kuri nge mu Cyongereza babivuga ngo iki banze mbabwire ko nzi n'icyongereza narinje nyine guhita mbabwire ni mwese mwe muzaje murandeba gusa nge nzavuga ngo cyise ngo amaso muyange kuri ngewe cyase nzi icyongereza canga wenda wabona ari nko kuvuga ati ikindi cyongereza narinzi ni ikihera ewe cyongereza kirakomera byagoranye good morning wavuga nti wenda good morning mwe muje murareba kwinuza kwicano yacu yitwa guki nje nawe cyangwa yanje yawe twiyacu turayizi yanje baganajwa sha uyu hataba harimwo n'umupapata rata umupayi wenje nawe nukuri kw'Imana nje nkundaga abapapa nanjye nzabaga n'umupapa nje nambara n'igisarubeti cyanjye ndi n'umupapa nje mbaga najya kuri YouTube niko banyakura ariko niyo umuntu ashakaga kwimamagara ku ifoni aje nkuko atari amafaranga naho banyakura 916434225 umuntu agiraga amafaranga niwe mushaka mwavuga burankundaga amafaranga kuna amafaranga cyane Bura amafaranga icyakoreye amafaranga kuruka n'icyo mu rugo ngo cera amafaranga gaguze Yesu nanje nshaka nko kuzakura nk'umuntu w'umuyobozi nanje nkamugura wene nkahita ngura nk'umuyobozi wa Amerika nanje nkamubika mwinzu nkaje ndamureba buri abantu babaga barakoze ibintu byinshi babaga ari nk'abasitari nanje namugura nkaje ndamureba kugira mu bambe nkuru ubugome nk'ubw'abantu bacera ukagira mureba gutya nje nkaje ndamureba buri mfite n'akantu kaje karansetsa mu rugo n'akantu kandaye ku gafone umuntu wese karamureba baba beshi kakaba nta muntu katareba ko karitonda ibindi byose byo biranyangaga we na mama byo birankunda karandeba nkasekaga nako kagasekaga hajamo n'undi akarebaga agasekaga vuga fone nagake ntagakize wowe ntaho kazi we kamwe kabagamo abantu bose nagakira yewe nawe rega nje ninjya kwiga nzabaje ndabo wa mbere ikirori kiritondaga nje nico tubaga turi kuganiramo abagamwe umwana dusa abagamwe no ibyo muvugaga ngo nambara nabi anambara nkanje
mama mbaye ikintu ndaseka agaseka warankundaga rwose bigaragaza ko akwishimiye yarankundaga cyane reka rero dushimire abanyamusanze bakomeje kuba bahava impano nyinshi cyane bakomeje kuba hagaragara ubuhanga bwinshi cyane bwo kamaze kuva abakomediani batandukanye ngero n'abakunzi bacu baherereye ku mugabane wose wa Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi bakunda entertainment nyarwanda turi hano kugira ngo tubahereze show turi hano kugira ngo tubahereze comedy ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kugira ngo munesebe kandi mukomeze kuryoherwa ngiye kubashyiramo uno mugabo iminota 3 abakubita kabika comedy abasetse ubundi nyemve mu kiganiro mukuri subscribe mukoresha ubundi nimwumva ko hari icyo mwashaka kumubwira muri comment ndetse nimurashaka n'izindi show ndetse n'abatumirwa mamukire mujye mukora cyane muri comment tubagezo ngiye kugusiga hano usetsa abantu badukurikiye nutabasha kubasetsa ngo bamenye kuri umukobwa sinzi ukuntu bizaje njewe ni wowe tiyogweza usetsa abantu ngewe mbaye mvuye muri frame bo basandereza rizati kwese uri kukuyibona no mu comedy ubwo usekeje nk'umuntu wabanda gaturikaga nk'imbavu isobanure nabo ubu ngiye navuyemo ubwo usekeje nk'umuntu wabanda gaturikaga nk'imbavu ariko ratuye umuntu nabangaga ngo nje nimba turitse n'imbavu ngo kane banza niyigere kwijyamira kuba buriri bwabo ariko ubundi buwamugani ubu buriri bwabo ubaka ngako bukazakurara caho nsubire nk'umwana nonge nkaba nk'umwana naje ndakaryamaho ariko nukuri abaturage b'Ikigali bavagaho neza uburire ebyiri man ataye ni phone iki ngiki ni mudugudu w'iwacu kigiraga iki ngiki caraki reka mpite nakura mama haroma ndi Kigali mwinuza mu buriri bagira nk'uburiri 8 ahantu ndi hazengurutswe n'uburiri bwinshi ubu ndanabuteruye babujyamaho no buranje njyana mwizi minsi nje no kuzakugurira igitenge hano hari igitenge kinini cyane gisaga umweru nzaje ndakiguha ucambara ubundi nje umbyaraga wariteganyirije niyo mpamvu ngukundaga cyane wowe ugiraga n'utuntu twiza ariko ubushize ko twari turi kuganira ku kuntu umuntu ateraga inda warambwiye ngo iyi ngiye guteraga inda yindi yija hejuru none nka buriya umuntu we yaje guteraga inda abigenza ate nawe ahitaga amwurira ubwo narinze ngo aramwurira amuja hejuru ariko urabesha none nje ko uyu munsi narindi kugenda nkanyereraga kwinuza kuri bya bindi buriraga hi Kigali sinzi ukuntu babyita bibaga biri kuzamuka mu nzu mu bizo birebere nje narindi kuzamuka ndanyereraga ngo ku mugore wari utwaye inuza imyenda none ze katahise atwita ubwo narinzi ngo nawe yahita twita nyine kuba naba namuguye hejuru oya da ubwo nyine uzabimbwira n'inkura oya da nje nukuri kw'Imana nje nshaka kubimenya hari umukobwa wambwiye ngo arankunda yambwiye ngo arankunda ahita ambwira ni oya yambwiye nimbikubwire yambwiye ngo ntimbikubwire kubera twari tumaze kugira arambwira ngo yiyambure ngo mita ngo nanamwuhagira ahita ambwira nimbikubwire niyo mpamvu nari bubikubwire ntabwo ndi bubikubwire n'ukuntu twahise tuje no oya ntari ibyo twakoze ta nje naringiye kukubwira ati twagiye kuvoma nuguri kw'Imana oya da amayinite garaje zanjye reka mpita nigendera